mbifurije kugubwa neza ndetse ndabashimiye kuba mwahisemo kubana na Isango Star kaze mu kiganiro cyacu Umunyafurika. Ikiganiro tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko tuvuga tuti naye amasomo dushobora kwigira ku kwibohora kw'Abanyarwanda mu kugera kuri Afurika dushaka. Ni kenshi tuvuga Afurika dushaka no kuvuga ko tuyireba mu ngeri zitandukanye iyo Afurika dushaka. Hanyuma muri iyi minsi turimo turegereza ku munsi wo kwizihiza umunsi wo kwibohora ku Rwanda, ubwo turabihuza no kwibohora kwa Afurika, tubihurizemo turebe isomo twakura ku kwibohora ku Rwanda ndetse no kugera kuri Afurika dushaka. Ni ikiganiro tuza kubana n'abatumirwa ku ruhande rw'iburyo, mwese nako muri ku ruhande rw'iburyo turi kumwe na Rwanyangere Neanter, ni umunyamakuru akaba umwanditsi w'ikinyamakuru Panorama, akaba n'umunyamuryango wa Pan African Movement Rwanda. Nawe turi kumwe mu kiganiro tuguha ikaze. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Marie Claire Uwamariya, ni komiseri ushinzwe uburezi muri Pan African Movement ishami ry'u Rwanda. Tuguha ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Hanyuma namwe mwese mudukurikiye mbahaye ikaze, nitwa Uwiringiyimana Patience. Reka tuganire mu gihe kingana n'isaha yose turebera hamwe iyi ngingo nari maze kuvugaho. Reka dutangire duhuza noneho kwibohora muri rusange, mu ishusho yagutse, tubihuze n'umuryango wa Pan African Movement muri rusange nawo birahurira he? Antere reka tore duheraho nubwo bavuga red fast ariko uno munsi reka dahere ubwo nabarabinyemere yego nabyemeye wange aho bihurira isano ni iri hafi cyane, isano iri hafi cyane nkuko ufashe izi ntoki ziri ku kiganza, isano zifitanye n'isano rero yo kwibohora kwa Afurika no kwibohora ku Rwanda bifitanye isano ikomeye cyane ko ipfundo rimwe. Pan African Movement inshingano ya mbere yari yo kubohora, kugira ibihugu bya Afurika bigira independence, bigira ubwigenge. Ariko kandi ntabwo ari gusa, ikindi cya kabiri cyari uko ibi bihugu abatuye Afurika, Abanyafurika bagira ubumwe. Ubumwe bw'Abanyarwanda rero n'ubumwe bw'Abanyafurika urumva ni impanga. Udahanga mbere bihure kuba ubumwe bw'Abanyarwanda icyo muri kwibohora bikomeye cyane. Ipfundo rya mbere ryari hari ikintu cyari cyarabuze mu Banyarwanda ni ubumwe bwabo, ubumwe bubahuza. Uko ikintu rero cyabakiyemo ikintu cyatumye n'ubundi bagira ku mateka mabi. Rero ubumwe bw'Abanyarwanda n'ubumwe bw'Abanyafurika, Pan African Movement iharanira ko biragendana, ni ipfundo rikomeye bidashobora gutandukana. Ubwo twavuga ko mu Rwanda twe tuzi ko twatangiye kugira intambwe navuga idasanzwe ituganisha ku bumwe, ariko se muri Afurika ho ubu twavuga yuko ubwo bumwe bw'Abanyafurika buhari, cyangwa uyu munsi turaganira kuri iki kiganiro kubera yuko mu Rwanda buhari ariko ahandi budahari? Bimeze bite? Murakoze cyane ku kibazo cyiza. Nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, nibyo koko Pan African Movement ni umuryango uharanira iterambere rya Afurika ndetse n'agaciro ka Afurika, ariko by'umwihariko ujya gutera uburezi arabwibanza ni iterambere ry'igihugu cyacu, tugaharanira agaciro k'igihugu cyacu ariko bikaguka mu nzira muri Afurika yose muri rusange. Nanakomozaho ikintu gikomeye cyane, mbanza gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame wafashe iya mbere agaharanira ukwigira kw'igihugu cyacu, ariko kandi akanareba kure, agatera intambwe ikomeye, akanaharanira ko Afurika yacu yigenga. Nibyo rero koko nk'uko Bwana Antera bivuze, ni ipfundo rikomeye hagati y'u Rwanda ndetse na Afurika, kandi tunishimira cyane ko u Rwanda rwabaye imbarutso yo kwigira, imbarutso yo guharanira agaciro k'Umunyarwanda, agaciro k'Umunyafurika. Warumaje ngo ese ubwo bumwe bw'Abanyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, buriya inshingano ya mbere yari ukongera guhuza Abanyarwanda bakagira ubumwe. Na utirese Afurika ubwo bumwe irabufite. Ubumwe ntabwo ari ikintu kiza uwo munsi, ni urugendo. Ibihugu bya Afurika uramutse ukize kwijanisha, ntabwo twavuga ubwo ubumwe bw'Abanyafurika nibura buri kuri 50%, ntabwo burahagera. Kuko urasanga hirya no hino intambara
mu bihugu hirya no hino intambara mu bihugu kandi burya umutekano ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo abantu bawugeraho nuko abari bamwe bafite bwa bumwe ubwo rero haba utari n'ubundi iyi rwose hari intambara zahari usanga igihe cy'amatora ari hasi hejuru ugasanga ibihugu hagati yabyo ntabwo byumvikana ubwo rero icyo gihe turavuga tuti bwa bumwe n'ubundi ntabwo kuri Afurika ntabwo buragerwaho niyo mpamvu n'ubundi bugomba guhanirwa bugombye kuba rwa rugendo kuko urebye dufate bamwe babaye imizi y'ibitekerezo bya Pan African Movement dufashe reka mfate urugero kuri Kwame Nkrumah batangira igitekerezo byari mu nkundura y'ubwigenge bwa Afurika Afurika yari mu bukoloni mu myaka za 50 ariko bigeze muri 1958 nibwo nuza Kwame Nkrumah yavuze icyo gihe hari habaye inama yabereye Accra ati rero nitutagira ubumwe hagati yacu ibi byo dushaka byuko Afurika yigenga Abanyafurika bamwe ntibizakunda kuko abanzi bacu ni benshi baba bashaka ko buri gihe cyose tuba turyana kandi izo ntege nke zacu nizo buririraho ugasanga rero n'ubundi uyu munsi izo ntege nke z'Abanyafurika zo kutaba bamwe zo kutavuga rumwe mu bihugu byabo ntabwo biragerwaho nawe yongera ati rero ubwacu kugira ngo Afurika ibimwe abaturage bamwe bigomba kwihera imbere mu bihugu nuko ubumwe Abanyarwanda dufite kuba duhuje igitekerezo duhuje icyerekezo duhuje imyumvire duharanira ko igihugu cyacu gitera imbere duharanira ko igihugu cyacu kigira ijambo ku ruhando mpuzamahanga bigomba kugenda bitera intambwe bikagenda bisatira ibindi bihugu noneho bwa bumwe bwashinze imizi mu bihugu mu gihugu kimwe runaka ikindi bugahuza y'Afurika nayo ikavuga rumwe ariko ubwo kugira ngo nayo bwa bumwe buzaboneke nuko imbaraga ziri mu bihugu bimwe byamaze kugira ubwo bumwe zigomba kugenda bigatera ingabo mu bitugu bya bindi bikirimo za ntambara bikirimo ubwumvikane buke bagashaka uburyo bya bihugu nabyo bihura za ntambara zigahosha hanyuma Afurika ikabona gufata icyerekezo wenda ikindi nakongeraho ubumwe bwa Afurika birashoboka kuko dufatiye urugero ku Rwanda twabonye ko ari urugero rushoboka ariko nk'uko abivuze amakimbirane akigaragara mu bihugu byinshi bya Afurika agenda atwereka ko koko ubwo bumwe hakwiye gushyiraho imbaraga ibihugu bigashyiramo imbaraga bagakopera ibyiza biri mu bindi bihugu kugira ngo bashobore nabo kubishyira mu bihugu byabo nk'uko natwe u Rwanda byagenze ariko ni inzira ikiri ndende cyane ni inzira tugomba gushyiramo imbaraga nyine nk'Abanyarwanda ariko nk'Abanyafurika by'umwihariko kugira ngo n'ibindi bihugu duturanye ibihugu bigize umugabane wa Afurika bishobore kunga ubumwe ngira ngo hatari umutekano iyo ubonye Abanyarwanda bafata iya mbere urabizi ko dufite ingabo mu bindi bihugu muri Mozambique abagiye muri Sudani y'Amajyepfo bakajya guhoshayo Iyaruguru naho bagiyeyo kugira ngo bashobore kugarura umutekano ko ni bwa bumwe yego ni bwa bumwe turimo kuvuga kugira ngo ibihugu n'ibigihugu kigize ikibazo ikindi gitabare gifite ubushobozi kurusha ikindi kandi niba unabibona neza ntabwo bajyayo kubera umutekano gusa niyo bamaze kugarura umutekano ubu ni ingabo zacu zirimo kuvura abarwayi zirimo gufasha abantu mu bibazo byugarije imibereho babereka uko umuganda ukora mu Rwanda ko wakora n'ahandi ubwo ni bwa bumwe ni bwa bufatanye bw'ibihugu naho umutekano bashoboye kugarura ariko bagafata n'ibyo twagezeho hano mu gihugu cyacu ibyo twarangije kubaka bakaba babikoresha muri biriya bihugu kugira ngo bwa bumwe turimo kuvuga uyu munsi bushobore kubaka ubumwe rero ni ugufashanya ubumwe ibyo byose byo kubona ibibazo byugarije igihugu ukaba watabara nk'uko mu Rwanda turimo kubikora uyu munsi ante hari ahantu wakomoje uvuga uti turebye nk'igipimo cy'ubumwe muri Afurika na 50% ntiyabigezweho itanekereza mu mateka kera nk'uko warukomeje kuri bari abakurambere barwanya intambara yo kubohora Afurika bo babashije kubigeraho buri gihugu kikagira uburyo gihangana mpaka kibonye independence nibaza se ari uburemere bwo kubona independence bigobotora abakoroni n'uburemere bwo kugira ubumwe niki kigoye cyane ku buryo bari ababitsinze mu bihe byabo kiragihe hanyuma uyu munsi tukaba turi munsi ya 50% y'ubumwe butadusaba guhangana n'abanyamahanga habaye koko intambara ikomeye intambara imena amaraso
kuko urugiye ngo Afurika ibihugu bya Afurika ntabwo byabonye ubwigenge gutyo gusa ngo bije mu kirere byabaye intambara zikomeye zamennye amaraso none izo ntambara zikomeye zamennye amaraso abantu barebye akarengane bari barimo ubwo twahita tuza n'urugamba rwo kubohora igihugu kuko abanyagihugu abanyaburayi baza gukoloniza Afurika ntabwo abanyafurika twafashwe nk'abantu bavuga ko bitoragura igihugu abantu b'injiji abantu bari inyuma mu iterambere bagomba guhinduka bakaba abakozi babo none abenshi icyo bari bagamije ni uko bafata umunyafurika bakamuhindura mu isura yabo iwabo ubwo nuko umunyafurika bwari butakaye abana nabo bati abanyafurika reka tubakoresha ubwo mu kuyobora abagenzi babo nubwo abahari bagiye mu buyobozi barimo kuyobora abayobozi bandi n'ubwo bayobora abagenzi babo n'abanyafurika bari bamaze kugira intekerezo zitambutse n'ubwo bice baratekereza ariko ibi ntabwo bikwiye kubaho Afurika ni yacu ibihugu ni ibyacu reka duhaguruke turwane intambara abantu tubirukane iwabo babigezeho koko ubumwe bwavuye he kugira ngo igihugu bumwe barabugize bugira ariko bamaze kugera ku butegetsi icyari gikomeye ni ugusigasira bwa bumwe bwatumye birukana babakorera mu bihugu byabo iki ni ikintu cyakomeye impamvu byabakomereye n'iki nuko umukora ntabwo yagiye ahubwo yasigaye avuga ati niyo hari intege nke kugira ngo mpuririre noneho bya bindi bashatse kugeraho ubwo nkumeze ngende baca intege usangiye hagati yabo barimo kuryana nicyo cyatumye rero nuza gukomera ku bumwe bwabo ariko nanone nta nubwo rwose nubwo uvuze ubwigenge iyo urebye neza usanga n'ubwo bwigenge nta bwigeze bubaho ese dufashe urugero ku gihugu cyacu nubwo tuvuga ngo u Rwanda rwarigenze iyo urebye usanga ari nk'idarapo baduhaye ryonyine mbese wakwigenga ute n'ubundi mu buyobozi ari ababirigi bayoboraga ntabwo ari ubwigenge bw'igice niyo mpamvu yaba kuri Repubulika ya mbere yaba no ku ya kabiri nta kwibohora twigeze tugira nk'Abanyarwanda ni ikimenyetso cyerekana ko nta bwigenge rero twigeze n'ubundi tugira busesuye nubwo habayeho nibyo koko abakurambere bacu barwanye kugira ngo uyu munsi tube tuvuga ubwigenge ariko n'ubundi abakoroni ntabwo ubwigenge bigeze babuduha busesuye ngira ngo ni nayo mpamvu mu Rwanda habayeho inzira yo kubohora igihugu nuko n'ubundi nta bwigenge abantu bari bafite nubwo idarapo bari duhaye tukarizamura abantu bagomeje guhezwa inyuma y'igihugu abatutsi bahezwa inyuma y'igihugu mu gihugu abari bahari baratotezwa abandi baricwa abantu bakurwa mu mashuri abantu bimwa akazi n'abize ntibashobora kubona icyo gukora nta bwigenge rero twari dufite niyo mpamvu habayeho inzira yo kubohora igihugu cyacu uriya tukiri kuri iyo ngingo buriya rero turebye mu nkundura y'ubwigenge bw'ibihugu bya Afurika cyane cyane guhera mu myaka ya 1958 kugeza 1963 harya byari bikaze hirya no hino byari intambara bamwe bafite intwaro gakondo y'imihete y'iki byose ariko nabo bigeze mu Rwanda bihindura isura mu gihe ibindi bihugu byo byavuga byarimo kwirukana abakoroni mu Rwanda byahinduye isura ntabwo ari abakoroni bagiye abakoroni basigaye ku ntebe y'ubutegetsi basigara bategaragikana n'igipande kimwe cy'Abanyarwanda Abanyarwanda birukanwa mu gihugu cyabo bati ubwigenge burabonetse abandi bigenze kubera bakoroni bagiye ariko mu Rwanda umukoroni aracyarimo asigara igice kimwe cy'Abanyarwanda ikindi cy'Abanyarwanda babirukanye babinya uburenganzira ku gihugu cyabo nuko ibazo ubwo yavuga ati u Rwanda rwarigenze koko ni cyari ikibazo gikomeye cyane ahubwo twagombye uyu munsi kuba turimo guteka kuki byagenze gutya ariko ni byiza ko aho umunyarwanda ageze arimo kuvuga ati uyu munsi intambwe nateye ntabwo tuzasubira inyuma ikibazo kirimo gikomeye ni iki burya harimo ikintu bita gukunda igihugu gukunda igihugu ni igihugu cyawe uragikunda none kikorera ko unagikunda nuko wifuza ko ibyawe byose byakorwa muri icyo gihugu ukagishyiramo ishoramari urebye mu Rwanda mu byatambutse ishoramari mu gihugu ryari riri hasi cyane no kibaza ati urebye ishoramari ryari warebaga mu mujyi wa Kigali wena nagize ingoro zo kugeramo ndi mukuru ariko ibyo nabonye byari bihagije warebaga nibura uti n'abantu bangahe bubatse inzu zikomeye mu mujyi wa Kigali berekana ko barimo kugaharanira iterambere ry'igihugu cyabo inzu zari zibaza no kibaza se abo bantu ubundi ko barabanya amafaranga aho igihugu cyabo cyakire bari ku mutima bati reka tugishoremo imari ku buryo nta n'uwagihungabanya igihugu cyawe rero wagishoyemo imari reba ibikorwa remezo biri mu gihugu uvuga uti nubwo wagiye ute ntabwo uzansimbura ntabwo uzatuma ibintu byanjye bisenyuka uhana kubungabunga bya bindi wagezeho ariko iyo ntacyo ufite uraguta aha n'ubundi ni ahandi n'ubundi ntacyo wasenya ntacyo n'ubundi buriya ni byose nibiterwa na buryo bw'imiyoborere ubuyobozi butanga icyizere ku buryo umuntu atinyuka no kubaka hari abantu benshi bubakaga inzu hanze y'ibihugu byabo kubera imbere mu bihugu
amahoro bari bafite nta cyizere cy'ubuyobozi. Ibyo byose bifite aho bihurira bizamo imiyoborere. Burya imiyoborere myiza, imiyoborere iha agaciro umwene w'igihugu itanga icyizere cy'uko umuntu avuga ati igihugu cyanjye nta n'igihugu kikiruta. Burya abantu benshi ibyo bategura bigeraho babanza kwigisha urubyiruko bakareba ko igihugu cyawe ni cyiza nta n'ikindi kikiruta, nta kikirusha ubukungu, nubwo hari ibyo byateye imbere ati bariya buriya barababeshya, ntikikirusha ubukungu, ntikirusha umutekano, ntibaturusha iterambere, igihugu cyacu ni cyiza nta n'uwakitwambura. Rero ibyo ngibyo byose kugira ngo wa muturage afate intambwe kajya gushora imari ahandi, abona icyambere, abona ubuyobozi buhari nta gaciro bumuha nk'umuturage, nta nubwo buha uburenganzira bungana abaturage muri icyo gihugu. We byagira mu butabera basanga harimo akarengane, byose basanga harimo akarengane, wamara ngo iki gihugu ntabwo nzagishoramo imari ngo ngire amahoro. Ariko iyo umuturage yibona mu buyobozi, yibona mu byemezo bifatwa, akabona afitemo ijambo, yagira ikibazo bajya imbere y'ubutabera, abantu bose barangana imbere y'ubutabera, atavuga ati iki gihugu cyanjye n'ubundi sinzakibamo, nta nzashora imari, bituma ubwo n'abandi iyo wongeye cya gihugu umutekano gifite ry'iterambere kimwe guhanira kandi bikorwa n'abenegihugu, abati tujyanye imari yacu hari hahani byakunda. Burya abantu bashora imari ntago bashora imari ku busa gusa, ntago bashora imari kuko igihugu gifite abaturage benshi, bashora imari ahantu hari umutekano, aho imari bashoye itazahungabana. Niyo babonaga kera abantu benshi birukanaga amafaranga menshi ya mitungo yabo mu Busuwisi, kubera ko iyo bayijyanye ntizahungabana. Umutekano ni ikintu gikomeye cyane. Iyo igihugu gifite umutekano, abenegihugu bafite umutekano hagati yabo, bumvikana, babanye neza, basenyera umugozi umwe wo kubaka igihugu cyabo, n'abandi barabasanga. N'ikindi wenda umuntu yavuga, iyo umuturage yagize ijambo mu bimukorerwa akabigiramo uruhare, noneho rya jambo rikamutera ijabo, niyo mpamvu n'iterambere ryihuta. Ijabo ubwo ni iki? Ijambo ryo ndaryumva, ariko ijabo ni kumva nawe ibyo bintu biguteye inyota, ukumva igihugu ari icyawe, ugomba guhaguruka ukabyiyumvamo ukabyiyumva. Aho nari ndimo ntekereza cyane ku kijyanye na spiriti, ndumva ndacyari nyuma mu myaka ya kera, ariko tugenda tubihuza, nkumva biragenda. Muri iriya myaka bararwanya urugamba, bararwana, babohora ibihugu byabo, bibona independence. Ibyo ari byose bari bafite mu mutwe icyerekezo nk'uko babivuze, bashaka yuko ubwo bumwe bari kurema bukomeza bukaba maintained, bugakomera. Ariko nyuma twabonye ibihugu birwana, amakudeta hirya no hino. Buriya nk'umukurambere nk'abanywa kuruma nk'uko babivugaga n'abandi buriya niba njya numva bavuga ngo umuntu wapfuye ngo abareba ngo nibiba mu isi sinzi niba ari byo. Buriya amarira ntawatemba mu maso bakurikije babona muri Afurika. Erega nk'uko Kameri yabivuze, yari intambara, yari inkundura, kuko abenshi banahasize ubuzima, batanze amaraso yabo. Ariko wibuke ko bari bamwe mu Banyafurika bari bamaze kujijuka, bamaze kujya mu ishuri. Ariko ikindi gikomeye, bagashaka bo hake bari aho ku ruhande n'ubundi barimo kugenda babaca intege. Ari nayo mpamvu habaye intambara nyine, nuko bari abazungu bamwe bakeya cyane bashyigikiye abirabura mu iterambere, mu kwibohora kwa Afurika. Ariko mu by'ukuri umubare munini wabagashaka bo hake uraho urekereje, ariyo mpamvu byagiye biba nk'intambara ahantu henshi, amaraso akameneka. Rero ariko ntago nk'uko bivuze, ntago navuga ko twabatengushye, kuko uyu munsi ufashe urugero rw'igihugu cyacu, nizere ko aho bari bavuga ati byibura hari aho u Rwanda rugeze mu kwibohora, ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika. Nawe uri kubyumva, urumva twaribohoye. Navuga ko byose ni urugendo kuko turacyahanganye n'ubundi. Urabona n'u Rwanda uyu munsi rugeze, tufate muri iyi myaka 28 u Rwanda tugiye kuziza isabukuru y'imyaka 28 yo kwibohora. Nuba muri myaka 28 iki gihugu cyacu nuko gitera imbere, uzarebe urugamba ruba kuri social media, uzarebe amashota haba. Rero ngo nge hari n'abana niba sinzi uko batekereza, ubona babona ifoto y'u Rwanda, ahate n'abatahaga ntago ari mu Rwanda murabeshya, kuko aheruka ryarize, aheruka mu Rwanda muri 1994. None akatekereza u Rwanda rw'icyo gihe uko rwari rumeze, igihe n'ubundi bamugana abakurambere bacu muri birya bihe bavuga ati
bana banjye bene kanyarwanda umurage nabahaye mwarantengushye igihugu mwakiryaniyemo mwahejeje abavandimwe banyishyanga mugize mute ariko nyuma uyu munsi mwavuga nawe ati abakurambere aho bari ibyo basize bagaruka inyuma bagakubita akajisho niba bakubita akajisho baravuga ati u Rwanda rwarongeye mu Rwanda ariko rero ntabwo tukwiye kwicara ngo twirare kuko uko ugenda utera imbere hari ababishimiye ko utera imbere ko murimo kujyana uri mu nzira zirimo kujyana ariko hari ubwo ati biri bigezo sinifuza ko wandenga sinifuza ko wagera hana ubwo icyo dusabwa ni ugukomera kugira imbaraga ibyo twagezeho nta n'umwe uzabihungabanya turebera nta n'umwe uzatinyuka nta n'ubwo tuzamwemerera iki ni cyo gisigaye gikomeye icyabuze rero muri birya bihe gikomeye ni iki ariko hari ibihugu byanze birakomeza byakomeje birakotana tujye hano hakurya mu burasirazuba bw'u Rwanda muri Tanzania baricaye barakomera baguma mu birindiro kubera iki kuko bimwe umwanya abari baze kuri ikiganza cyawo kugira ngo babumve ati ntituzasuma ikiganza cyanyu kigaruka ngaha abaciye muri humye rero abenegihugu bakabaha icyuho bakafata igipande kimwe cy'abenegihugu bakakigumara nicyo banyuzemo muri za ntege nke zanakubwiye ngo bamwe kubavuga ati nidukomeza kugiramo abanyantege nke ntabwo ibyo duhanira tuzabigeraho abanyantege nke rero batumye bamwe mu Nyafurika batenguha abakurambere bahaniraga ubwigenge bwa Afurika bahaniraga ubumwe bwa Afurika nka Ethiopia niyigeze ikolonizwa Ethiopia ariko se uyu munsi bakora make hagati yabo ubwabo urabona ko bigize intege nkeya gatoya babataha turakubonye ubwo rero bisaba ko twese tujya muri ya ntekerezo yo kumati igihugu cyacu ububatse igihugu cyacu kikagira ntitukwiye kuzamutenguha tuzatera ikirenge muke hato igihugu cyacu kizahungabana hato umurage yaduhaye tutazatatira igihango ni byiza ni byo rwose biranumvikana biri muri spirit wumva bifatika kandi bisobanutse hanyuma nkahita ndeba urabona amablocks hari ukuntu muri Afurika dufite amablock ahuza ibihugu byose byishyira hamwe bifite impamvu igamije gufatanya n'iterambere gutyo kwanga batera imbere bagira ubumwe noneho tukazenguruka tugasanga imikorere y'ayo mablocks y'ibyo bihugu ntiyigaragara ahubwo nibyo biri kugenda bijomba n'inzara nkabona Afurika ni inzu irimo ibyumba bituranye byishyizamo ngo bifatanye ariko ibyo byumba nibyo bigabanaho ibitero ibi bintu ntukoko kwaba gashaka aho hake dukiri gitagutya cyangwa natwe turi babareyima bamujina hari ngena ahita mpagara ko tubifite byombi dufite icyambere burya turi isoko ibihugu byateye imbere bifite inganda zikomeye zateye imbere zikora ibyiza ariko zikora n'imbunda nta kindi bara niyo kurasana n'intambara iyo bagize amahirwe rero bakabona isoko ry'imbunda zabo bavuga ahubwo mumarane tubona isoko ko urumva ku ruhande rumwe barimo kuducuruza ku rundi ruhande uko tumarana niko bati n'ubundi byanze bikunze nimutatugira ntimuzabaho ubwo rero ikibazo kibi kingiki kibi kuko hagati yacu ubwacu twebwe dufite nta kindi kintu abantu bafite bari hagati mu gihugu cyabo kumva ko nanjye nabiki ahubwo utavuze ngo ubwo ngize amahirwe ugiya reka ngufashe igihugu cyacu cyerekera ahangaha erega buryo no kugira ngo umuntu abe umuyobozi ntabwo ari uko wicara ngo ujye nzicara mu ntebe byanze bikunze muzabumva nimutabumva tuzarasana reka da ni uko umuntu uhari urimo kuyobora nawe haguruka utugere nanjye umusanzu wanjye n'uyu atari kuriya muntu buriya uwo mushinga iki ngiki byakunda bajye gushinga bigakomeza yandebe nawe ukazayigeraho kuko uwerekanye nawe icyo ushoboye azanye icyo ushoboye kubaka igihugu no guhuza twese ariko noneho za ntege nke zabumva bashaka kujya ku by'abandi nta ruhare babigizemo wa wundi iki kwa kuboko kwanze kurekura kurira aho ngaho reka ngo ikigikire biriya tubisenye intambara kandi yije ihera kuri bya bindi mwubatse bikomeye nigibanza kurigeza iyo maze kubisenya nubwo afata igihugu ubanza guhera mu bukene kuko byanze bikunze bisaba kongera gusana bisaba kongera kubaka bigusaba izindi mbaraga iyo gusabye izindi mbaraga bisaba ko ufite intekerezo yimbitse kandi ngari ireba kure ituma bya bindi byasenyutse mu gihe gitoya ubyubaka ariko ifatiro rya byose rikabanza kubaka ubumwe bw'abenegihugu kuko budahari ntibikunda ikindi kintu gikomeye buriya iyo bateje n'umwiryane mu gihugu baba bashaka kugisahura navuga cyane nk'ibihugu
aho bateje intambara ugasanga abandi bari inyuma, niba ari nk'igihugu gifite amashyamba barasahura imbaho, barasahura zahabu na diyama, kuko mu gihe hari umutekano ibyo bitashoboraga. Nta nubwo ari n'ibyo gusa, buriya niyo tunarebye n'ubwenge bw'abantu, ubwenge ahantu habaye intambara, umuntu wize, umuntu ufite amashuri niwe wa mbere wo guhunga igihugu cye. Ni inyungu rero nyinshi cyane baba bafite, ko baravuga bati ese igihugu ko bigenze uyu munsi ubutunzi buri hariya twabubonamo gute? Nta yindi nzira yo bagomba kunyuramo itari gushyigikira kuko Abanyafurika dukomeza kugira umwiryane. Ariko ibyo ntabwo twakomeza kubirebera nk'Abanyafurika. Ngira ngo ni nayo mpamvu ibihugu bya Afurika birimo kwishyira hamwe kugira ngo bigwize imbaraga. Icya mbere n'ubufatanye kugira ngo twese dushobore kugira iterambere ryihuse kandi koko ritugaragarira hano muri Afurika. Rero ni ngombwa ko ibihugu bishyira hamwe kugira ngo duhangane n'izo mbaraga zo hanze zo kugira ngo Afurika igumize gusubira mu bucakara, tube twasubira naho twavuye. Wabivuze neza cyane ugitangira uburyo duhuza u Rwanda n'ibindi bihugu. N'ubumwe bwa Afurika. U Rwanda twebwe twagize Imana, dufite umuyobozi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ureba kure, dufite aho yatuvanye n'aho tugejeje n'ubwo urugendo rukiri rurerure. Ariko se ibindi bihugu bihagaze gute? Ngira ngo ni nayo mpamvu nyamukuru y'uyu muryango Pan Africa Movement, kugira ngo koko n'ibindi bihugu twese duhagurukire rimwe, dufatane urunana, twinjire muri iri terambere. Ikindi kinakomeye no kugira ngo twongere kugarura agaciro kacu. Buriya iyo yabivuze yabikomoje ko uyu munsi urubyiruko nirwo dukwiye gushyiraho imbaraga. Iyo ubonye abana b'urubyiruko bakiri bato, aba yumva ko ubuzima buzaba ari uko agiye mu mahanga, akumva ko kwiga hanze ari byo bikomeye kurusha, ukumva ko niba umwana arangije kwiga mu Bushinwa undi yarize hano mu Rwanda akumva ko nta gaciro. Universite zo muri Afurika natwe dukwiye kuziha agaciro. Ubwo ni bwa bufatanye noneho ku buryo no ku isoko ry'umurimo mu ruhando mpuzamahanga umwana wize muri Afurika agomba kugira agaciro. Ubwo rero ni bwa bufatanye bw'ibihugu, ni kwa gusigasirana ahari intege nkeya. Niba igihugu cyarateye imbere gifite kaminuza, ikindi gihugu kitaratera imbere, hakaba bakohereza abana kugira ngo dukumye kugira abanyabwenge ku rwego rw'isi, natwe dushobora guhangana ku masoko mpuzamahanga. Ni imbaraga rero dukwiye twese kwishakamo, tukishakamo ibisubizo kugira ngo Afurika ishobore kugira iterambere kandi ryihuse. Buriya wari ukomeje kuba iya nzu irimo ibyumba, ariko ibyumba inkingi zabyo ziri mu gukubitana. Buriya ibyo iyo bibayeho burya ngenda mbonamo ko byakabaye inzira y'igisubizo. Afurika birashoboka ko yaba Afurika nyayo yunze ubumwe. Kubera iki? Buriya ikintu gikomeye cyo kwicara hamwe nk'Abanyafurika, ibihugu bifitanye amakimbirane bakatira turapfa icy'ubundi. Uwashoboye gutera intambwe atera imbere, abandi bakamwigiraho. Ubundi byagenze bite kugira ngo abangaba babigereho? Twebwe turimo gusenya, abandi barubatse bageze ahangaha. Aho kugira ngo twicare tugire ishyari, uyu nguyu yageze ahangaha byanze bikuze, reka tumushyiremo rwasera tumusabute nawe bisenyuke. Ahubwo tucya kuki ateye intambwe akagera, niki twamwigiraho twakora iwacu natwe bikagenda. Turimo gusaba dusabe icyo umuntu yakwita inararibonye, dusaba ubwenge, dusaba abahanga bari muri kiriya gihugu bazi badufashe natwe inzira tuyiyoboke, turebe ko dutera imbere nkabo. Ariko niba ngo nanjye ibi nabyishoboza njyenyine, ahubwo reka musenyere biriya, ntabwo bizakunda. Ntabwo bizakora. Ikizashobora ni ikintu cy'uko tuvuga ngo njyewe mfite ibi nawe mfite ibi, reka tubihuze, reka duhahirane hagati yacu. Icyo gihe ibihugu byose birimo kwicara, buri cyose kikareba icyo gikeneye ku kindi, kandi tugafatanya muri byose. Nubwo niba tugiye mu burezi tuvuge uti wenda ibihugu runaka turabona kaminuza zaho zarateye imbere, bemere kwakira abanyeshuri bavuye mu bindi bihugu bya Afurika, bishyura amafaranga nayo muri ibyo bihugu barimo. Tuvuga ngo uyu ni umunyamahanga ndamuca menshi, ndamwima amahirwe kuko ari umunyamahanga. Nibigera mu gihe cy'akazi nabo bizagenda bityo, aho bagiye barusha abandi batanga uburenganzira, abo bantu nabo bagiye mu buhahirane nabo bizagenda bityo. Ubu ngubu urabona nk'iri soko rusange, nako reka duhere muri izi bloke ntoya. Yifashe nk'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba,
wakwibaza ese niki cyavuze kugira ngo ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba bibe byumva kimwe ku iterambere ry'umuntu utuye muri Afurika y'Iburasirazuba? sebara niki cyabuze barumvikana muri agwa tubigenze gutya ejo bandi bagaca ku ruhande bati byagenze gutya ibintu twabivamo ubundi what's wrong buriya nagiye kugaruka akantu gato k'iki bintu buriya ubwumvikane buke buturuka ku ishyari riba hagati y'ibyo bihugu byo ubwabyo ukareba igihugu runaka uko kirimo kugenda uti aya mahirwe gifite ngewe imyaka runaka namaze ntabwo ndagira ishyari rigatangira ikavuka ahubwo wagombye kwicara ugatekereza ugafata abenegihugu mufatanyije kuyoboka baza ariko muri iki gihugu reba nyuma y'imyaka runaka ibyo bamaze gukora niki baturushiye kuki twebwe tutabikora bihereze na biriya icyo gihe birakunda ariko utangiye kujya mu ishyari icyo gihe n'ubu kirimo gukora ahubwo utangiye gutekereza niki nakora ngo usenye ibyuriye icyo gihe ntabwo urimo gukora nuri nawe ubwo buri wese afite inshuti ze icyo gihe za bloke zaho ngaho iyo zitumvikanye ubwazo niba igihugu gifite ubumwe abenegihugu bafite ubumwe kigahuza n'ikindi abenegihugu bafite ubumwe kigahuza n'ikindi wenda tuvuge Afurika y'Iburasirazuba bose baramutse bavuze rumwe nk'uko intumbero y'Afurika y'umuryango Afurika y'Iburasirazuba ari uko ikimbere cyambere cyari guhuza ubuhahirane urujya n'uruza rw'ibicuruza urujya n'uruza rwa serivisi urujya n'uruza hagati y'abantu nicyo byazanye kugira umupaka umwe serivisi zigatangirwa ku mupaka guhuza amahoro bizanamo pasiporo umwe bizanamo byita isoko rusange nari rya gasutamo ariko nabyo urumva ntabwo byamaze kabiri bitaratangiye kuzamo utubazo ariko icyo gihe twavuga ati Afurika y'Iburasirazuba iramutse ubwayo yiyubatse iriya bloke igahuza icyerekezo Kongo niza tuzafatanya izi ntambara zirimo ntizizongere ntabwo zizongera kuba buri gihugu cyera kiyongeraho buriya dufata urugero kuri uyu muryango umwe w'ibihugu by'i Burayi buriya byatangiye ibihugu bitatu byatangiye ibihugu bitatu byishyize hamwe turi mu bayi hagati kitwa Benelux n'ibyanuza Belgique na Nyangwa na Luxembourg birahuza turi batatu turi batoya nitwihuza tugahahirana hagati yacu bizatuma ibituruka muri kiriya gihugu biza muri iki nanjye bizagiraho byoroheje biva kuri bitatu biba bitandatu bimaze kuzamuka bibaye bitandatu tugiye kubihindura umuryango w'ubukungu w'ibihugu by'i Burayi biri ku muryango w'ubukungu w'igihugu birazamuka baza kuba 12 tuduhindura izina ubumwe bw'i Burayi urumva bose icyo banaki bwa bumwe bw'i Burayi ubumwe kuko wahuje na Afurika rero byarashobokaga dufata urugero duhere ku muryango Afurika y'Iburasirazuba mbere byatangiye ibihugu bitatu bigeze hagati muri 19 birashwanyuka nyamara urugero rwari rwagiye nyuma birazongera biyubaka n'u Rwanda barugiye muri rugiyemo izo mbaraga bari babonye byari icyerekezo cyo n'ibihugu bya Afurika byose bizahera kuri bya bindi biza byiyongera Afurika yose ikaba ubumwe bwa Afurika nka cya cyerekezo cy'umuryango ubumwe bwa Afurika buriya nifuzo ni intekerezo yo kujya ariko kwishyira mu bikorwa nicyo cyo gisigaye umugabo ejo muri twemo tuganira ajya gukora ubusesenguzi bwe arambwira ati rero njya mbabona kuri televiziyo muvuga ngo ubumwe bwa Afurika ngafatanye ati ikibazo kiri mu birabura ndamubaza se gute ati abirabura niko ubwo wabyumva wajya ngo bafite nk'umudayimoni wo kubatandukanya ubirukankamo amurugero rw'abirabura bamaranye imyaka n'abazungu muri Amerika iyo ugiye kureba usanga ubukungu bwabo buba buri hasi y'ubw'abazungu muri Canada nta mwirabura babuze opportunity ariko abirabura bishyira hamwe ni bake ariko usanga ahantu za Chinatown zihari abahinde bafite ahantu bahurira ariko kubona ahantu abirabura cyangwa abanyafurika bahurira byaranze ubundi dupfiki duhora n'iki kuki twe tutishyira hamwe naho basanze usanga ari mu gato kugira mu biryo bati aka gace n'akabirabura ahubwo ugasanga ari hasi hejuru okay buriya birasaba na imyumvire birasaka abahanga turi masubira inyuma asinyuma masure mu ntekerezo dusubire mu ntekerezo ukuntu abakurambere bacu barwanya inkundura yo kongera kugarura Afurika yabo ibi ngibi babigezeho bate bafashwe n'iki nitujya muri iyo ntekerezo uko twagutandukana kwacu kuvuga ko wakumva ko tutari bamwe bizavaho ko dusubira muri ya ntekerezo yo kongera kubaka Afurika ariko ryo bijya mu ntekerezo yo kumva ngo iki ni icyanjye kandi kugira ngo ugende ko ngomba kukuvuza icyawe kigiye byatembe ntabwo tuzarigeraho ahangaha niho tukwiye gushyira imbaraga mu rubyiruko urubyiruko rw'ejo hazaza Afurika yacu ndetse n'igihugu cyacu
twebwe navuga barimo kuva mu nzira tukava kuri iyo ntumbero. Navuga cyane nk'imipaka. Iyi mipaka igabanya ibihugu n'abazungu bayishyizeho, ugasanga umuntu wavugaga ikinyarwanda bamwombetse ku kindi gihugu atarazi, kuko bo bicaye iwabo bajya ku ikarita baravuga ati tuzagabana gutya, aha hazaba hanjye, batugabana bari hariya. Ariko umunsi Afurika yose yabaye Afurika imwe mu bihugu byose, nicyo wari ukomojeho kinakomeye cyane. Nkaba nava hano nkajya gutura mu kindi gihugu, nkaba natura muri Ethiopia, kandi nkaba mafite uburenganzira n'amategeko andengera ameze nk'ay'iwacu. Abantu bose umuntu akaba yumva yafata urugendo akavuga ati uyu munsi ndajya gusura ingagi zo mu Rwanda avuye muri Botswana, akumva ko nta hantu bari bumubaze passport, kuko icyo gihe twaba dufite passport imwe, ntawe uri bujye kwaka viza yo kwinjira mu kindi gihugu. Ubwo bwari ubumwe bwa Afurika. Niba numva mvuye mu Rwanda nkajya gutembera muri Kenya, nkajya kureba pariki ya Serengeti, nkazagenda numva ko ndi umunyafurika mbere yo kumbonamo ubunyarwanda. Nta kibazo nzagira ku mipaka, nta kibazo nzagira muri gasutamo, nzagenda ntembere, nduhuke, nongere ngaruke. Ubwo ni bwa bumwe bwa Afurika turimo gushaka. Umwana wawe yize mu Rwanda ariko ukumva ko ejo yanakomeza akiga mu kindi gihugu, ndetse n'imirimo umuntu akaba yava hano akajya gukora mu kindi gihugu, kandi amategeko akurengera mu gihugu cyakubyaye ugasanga namwe agiye kukurengera aho wagiye mu isoko ry'umurimo. Ubwo nibwo bumwe turimo gushaka, ariko birasaba ko imbaraga tuzishyira mu rubyiruko. Wabivuze neza cyane uri kuvuga ngo ni umuzimu, nge ntabwo twemeranya, ni imyumvire ikiri hasi. Bikwiye ko Abanyarwanda ndetse n'Abanyafurika muri rusange dukwiye guhindura imyumvire, ariko imbaraga cyane tukazishyira ku rubyiruko, kuko nizo mbaraga z'ejo z'igihugu zacu, nizo mbaraga z'ejo za Afurika. Rero ni inzira ikomeye, ni umurima wo guhinga munini cyane dukwiye gushyiramo imbaraga, kugira ngo iyo myumvire abantu bagiye bashyiramo umupaka wanjye ni hano, nitwumva ko ushobora kuva mu kindi gihugu ukinjira mu kindi ugakora business yawe ikagenda, kubera ko dufite amategeko n'uburenganzira bumwe, nkumva ko nanjye ejo nakibona mu kindi gihugu, uru rubyiruko rwose bazarenga umupaka, ayo makimbirane agenda. Ikindi nabikomojeho mbivuga, kumva ko ibintu ari ibyawe nk'umunyafurika, ukumva ko ubifitemo ijambo. Niba koko yabivuze neza, niba wujuje inzu ya miliyari 5, nawe ugomba guharanira ko hatagira ikiyihungabanya. Ugomba guharanira umutekano, ugomba guharanira ko niyo nzu ibona abakiriya, abantu bazayikoreramo, atari Abanyarwanda gusa n'abandi bavuye mu bindi bihugu. Rero iki ni ikintu tugomba kwigisha urubyiruko, ntabwo bizaza ngo byitureho hano. Ni imbaraga, ni zimwe mu nshingano z'uyu muryango Pan-Africa Movement zo kuba hafi y'urubyiruko, kugira ngo turebe ko twabarenza izo mbibi cyangwa se izo nzitizi zagiye zibaho, kugira ngo Afurika ishobore kugira ubumwe bwuzuye kandi busesuye. Hari umuntu twarimo tuganira, amubwira ijambo numva rirakomeye, aravuga ati iyo umuntu agira ngo yikureho umugayo w'intege nke afite, ashaka icyitiriro cy'impamvu y'ibyo bintu. Nkavuga nkibaza ni se ubu buri gihe turashinja abazungu nibo babiteye, twirwa turyana kubera bo, kandi nabo niba ari nabo baradukeneye kuko ntibazigera bahwema ni isoko ryabo. Aho ntituzahera muri excuses zituma ubwonko bwacu butagira imbaraga, bikazarangira nawe urwo rubyiruko ntacyo turugejejeho. Twakora iki buriya? Reka mbanze ngaruke ku karere yarakomojeho kunuza ku bintu bijyanye n'imipaka. Buriya kuri njye imipaka ntabwo ari ikibazo. Ikibazo gikomeye ni inzitizi abantu bitwaza imipaka bagashyiramo inzitizi. Ku mupaka ntabwo ari ikibazo, usanga n'umuturanyi muraturana mukaba mwadukanyije isambu yawe, ikibanza cyawe n'iwanjye, ariko mugahahirana. Ukabyuka mu gitondo ukamuzuhuza umwana, abana bagahura bagakina. Twagombye gutekereza ngo ati imipaka y'ibihugu twite nk'imbibi z'amasambu y'abantu badikanije. None nihagiye n'ikibazo kivuka tuzigukemura, tugikemure muri gacaca nk'uko twakemura ikibazo cy'imbibi z'abantu badikanyije. None ko rero abantu nibicara
ahubwo bakarenga amakimbirane bakarenga inzitizi bashyiraho kugira ngo zitambamira bagenzi babo. Urugendo za rwatangiye uti rero niki cyakorwa, ntiturebe intege nke zacu tukazitirira abandi. Izo ni zo ntege nke za mbere. Uri umunyantege nke none ukirengagiza ko uri umunyantege nke, ntiwemere intege nke zawe, ahubwo kuti runaka niwe untera ibi. Imyumvire ni akaga. Umuntu mu cyaro umuntu ararwara ndakubitanye n'imirire mibi. Imirire mibi nawe arabizi ko nubwo yoroye inkoko adashobora guha umwana igi, ajya hariya arijyana kurigurisha, arijyana ku isoko, kandi yamaze kuritwara ku isoko yatangiye urwagwa mu kigage. Umwana ntiyariye. Umwana avuga ati umwana atungwa n'ikijumba akajya ugarwara nacyo mu gitondo, nta tubogari gifite, afite avoka arazigurisha, afite imineke arayigurisha, ibi byose aragurisha. None uwo mwana akazasigara ku kijumba gusa. Nagize atya cya kijumba ntikimuhindukiye, amatama arahishije, arabyimbye, arahishije, uturenge turabyimbye, ati uriya duturanye niwe wandogeye. Ni uko kwa kutita ku mwana we ngo amugaburire neza, amugire ibisuku, abigeretse ku muturanyi bati niwe undogera. Arahinze, ntafumbiye, ntabagaye neza, imyaka niyeze, iyo runaka baturanye ayihinze neza, ararimye, intebe yatunga yateye imyaka, arayikurikiranye, arafumbiye, arabagaye neza ireze, ati impamvu nteje nuko runaka yandugiye. Ubwo rero bisaba iki? Bisaba ko Abanyafurika ubwacu ariko tugombye kwicara tugatekereza tukibaza kuki ibi bitubaho. Nta bandi bagomba kubitekereza. Ntabwo ari umuntu ugeze mu myaka 80, ugeze ku myaka 80 we avuga ati shaha ndagiye ibyanjye musigaye mubiri. Hano umuntu ko watangiye gutekereza. No kureba abato bagifite imbaraga kwicara ibyo ababyeyi bacu batakoze neza tubikosore. Ibyo abakurambere bacu batakoze neza tubikosore. Ese ko iyo ngiye kwiga Burayi ngenda nkicara mu ntebe imwe n'umwana wo muri icyo gihugu nkamurusha, ubwo hari icyo ndusha koko? Twagombye gute niba twicara mu ishuri nkamurusha, hari icyo ndusha koko? None se kuki batifuza ko nsubira iwacu? Yego, nuko bashaka kumbyaza umusaruro muri bwa bumenyi mfite mu byabonye mbarusha. Ibyo rero tubarusha, reka tuze tugaruke twicare tubikora iwacu. Ejo bundi tuzatumeze nkaho tuzatunabarenze badukeneye ubwo baza guhaha iwacu. Ariko nitubaha icyuho kuko dufite Afurika iryoshye, ifite amabuye y'agaciro ntayo bafite, ifite ikirere cyiza ntacyo bafite, ifite amashyamba aducungiye umutekano ko bo abenshi nta nabo bagifite, izo mbaho ziri baza kwiba ntazo bafite. Dufite n'amazi meza atemba mu migezi yacu, bo ntabyo bafite. Rega kireka ibyo basigaye bagenda bihimbira ubwabo kugira ngo babikore. Ibyo byose ari biza byacu, rero bagati umva ibi bintu nitutabashoramo akaduruvayo ntabwo tuzabigeraho. Birasaba urubyiruko rero, ndasa ko mwicara mugatekereza amakosa yabayeho yakozwe n'abakuru bacu, yakozwe n'abakurambere bacu, twicare dushaka uburyo tuyakosora, tukore ishoramari wacu. Ariko hari abana ubu ngubu reka mwitengaruke iwacu, hari abana biga hanze, gukomeza biduha aje kudufasha kuri telefone nayo bahidushyirireho ubwo no kuri tekinike ku buryo tuza kwitaba n'abantu. Hari abana biga hanze ubu ngubu bagiye mu bihugu by'amahanga, babonye akazi, bamaze kwiga bahakaza ko bawate abana n'abahanga, reka tubaha akazi badasubira iwabo. Iyo baguhaye akazi babona amafaranga atubutse ugicyakwa kwita ku munzani ati najya he. Ariko bafashe hari abahembwa ari amafaranga ari iwabo bakaza gukora ishoramari hano. Kubera iki? Wa mutima wo gukunda igihugu mu mutwe hari cyahindutse mu bitekerezo. Bese rero ko urubyiruko rwumva ko ibihugu bakomokamo igihugu cy'amavuko nta kindi kikiruta, kuko icyo ngicyo ushaka kuryohamo cyubatswe na bene cyo. Yego, nuko nawe ugombye kujya mu ntekerezo kuti kuki ngewe ntabigana iki gihugu cyabo nshaka kurukanya mu munsi, kuki nge ntagaruka nkashaka abandi tukacyubaka kikaba nk'icyabo ndetse kikanakirenga. Ikindi nakongeraho nibyo koko imbaraga turazishyira ku rubyiruko, ariko dukwiye no kwibohora mu mitekerereze. Uko bivuze kugumya gutunga urutoki ngo abakoroni iki, icya mbere nuko tugomba natwe ubwacu kwibohora mu mitekerereze ndetse n'imikorere. Ngira ngo buriya ni ikintu gikomeye, nkunda kumutangaho urugero murambabarira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika atangiza urugamba rwo kwibohora, nuko yari abonye ikibazo nk'umuntu wari urubyiruko, abona ikibazo afata iya mbere.
natwe dukwiye kugira mu rubyiruko abatinyuka bakabona ikibazo bagatinyuka bagafata iya mbere. Yafashe iya mbere nk'urubyiruko ndetse areka n'amashuri ye, araza avuga ati nubwo baduhejeje ishyanga ni iki cyakorwa ngo uyu mubabaro n'agahinda byibura n'abazadukomokaho bazaragwe igihugu cyacu twabagamo. Icyo rero ni ukwibohora mu mitekerereze ukareba kuri. Ikindi navuga ikintu gikomeye ni ukwitinya kw'abayobozi bamwe ba Afurika. Ngira ngo murabona yuko ubu uyu munsi u Rwanda kuba nyakubahwa perezida wa Repubulika ayoboye COGAM ni ikintu gikomeye cyane, ndetse na bamwe kumva u Rwanda ari rwo ruyoboye ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza ni ikintu gikomeye cyane abantu twishimiye, ariko kandi nanone byafunguye amaso n'abandi bantu. Se buriya birashoboka, se ibi bintu birashoboka ko muri Afurika agahugu nk'u Rwanda kavuye ejo bundi muri jenoside nyuma y'imyaka 28 gashobora kuyobora umuryango ukomeye u Rwanda ruragenda ejo bundi ari nabwo tunabijyamo. Icyo rero nicyo mvuga kwibohora mu mitekerereze ndetse no mu mikorere. Ese birashoboka ko igihugu nk'u Rwanda uyu munsi gishobora kuyobora ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa kikanayobora ururimi ruvuga ururimi rw'icyongereza? Nguko kwibohora rero mu mitekerereze. Abantu umuntu kumva ko abayobozi bakiyubakamo icyizere. Dukeneye ko abandi bayobozi bayoboye ibihugu bya Afurika biyubakamo icyizere, ntiyumve ko hari agatabo merutse gusoma umuntu singiye kuvuga igihugu akaba agiye gukora inama mu gihugu ariko agafata inzira akajya kubaza umuperezida umwe w'i Burayi ngo ese ko ngiye kuyobora inama mu gihugu bizagenda bite? Uriya ugiye kubaza imico si imwe, imitekerereze si imwe, nta kintu na kimwe duhujeho. Batweretse igihugu bajyaga kugura umugati i Burayi uri buribwe muri Afurika, kandi niya ndangagaciro yo kwishakamo ibisubizo. Uyu munsi dukeneye rero abaperezida bayoboye ibihugu bya Afurika bahindura imitekerereze ndetse n'imikorere. Ese tugiye nko ku burezi, ndagira ngo iminota ndabona imirihuta nabwo reka tubukamozeho. Uburezi bugira uruhare rukomeye cyane mu kuba intekerezo y'abantu yahinduka. Ubwo twe twarize hari ibyo twize kera bimwe kugeza ubu ntarabona icyo bibyazamo nk'umusaruro, ariko mwe muraza kutubwira mubona systeme y'uburezi dufite duhereye mu Rwanda no muri Afurika muri rusange. Mubona systeme y'uburezi dufite irakora ku mutima. Hari uwitwa Aristote niwe wavuze ngo twigisha umutwe n'amaboko, rimwe na rimwe tukibagirwa umutima, agaye ubwo burezi bumeze buryo. Mubona systeme y'uburezi dufite ishobora gutuma izo ntekerezo muri kuvuga ko zishobora kugerwaho? Reka dukomanga no ku rugi rw'uburezi turebe ko hari ikintu baza kudufasha. Murakoze cyane. Ubwo uhise unakanda aho nyine neza abantu yuko uri komiseri w'uburezi. Nibyo koko uburezi, uvuze uburezi ubumva nyine ko ari ukurwanya ubujiji. Ubujiji buri mu kimwe cyatumye Afurika isigara hasi itagira iterambere, ariko by'umwihariko mu gihugu cyacu ngira ngo hari aho bigeze. Iyo urebye iterambere dufite mu burezi uyu munsi, hari aho tugeze, ariko mu by'ukuri hari n'ahandi dushaka kugera. Uburezi uyu munsi urebye imbaraga, urebye ingengo y'imari iri mu burezi, urebye politike y'uburezi muri rusange mu gihugu cyacu, ubona ko hari aho tuvuye n'aho tugeze. Ngira ngo naguha urugero ko ngo mbere ya jenoside muri kaminuza y'Ibutare ngo habaga hari umubare ntarengwa w'abantu bagomba kurangiza. Bivuga ngo ntabwo ari kaminuza gusa no mu mashuri yisumbuye, no mu mashuri yisumbuye zari ikibazo umubare ntarengwa. Uvuga ngo niba bagukatiye niyo wari kubura umuhanga, uwo mubare nyine wabaga warateguwe. Ariko kujya muri kaminuza y'Ibutare ntabwo byari kujyayo uko watsinze, ari uko wemerewe. Hari uko wemerewe, ntabwo watsinze wemerewe. Ni mu mutwe kwibohora. Urabona rero aho uburezi uyu munsi tugeze, urebye n'ikoranabuhanga turimo kugendana naryo, aho isi irimo kugera, wavuga ko hari aho tuvuye, ariko haracyakenewe imbaraga.
uyu munsi hakenewe ubuvugizi cyane cyane umuryango wacu Pan Africa Movement. Urabona ko abana koko nibyo barize, biga amasiyanse, biga ibintu bitandukanye, ariko hakenewe ko abana bigira ku murimo. Umwana akiga ariko akigira ku murimo, ku buryo urabona nk'abaganga ahera mu mwaka wa mbere yiga kujya akiga mu ishuri, akakiga no kujya kuvura. Dukeneye ko no mu yandi mashami abana bigira ku murimo, kugira ngo no ku ruhando mpuzamahanga ibyo wize mu ishuri ishobore no kubishyira mu bikorwa. Haracyari rero nubwo aho tugeze tuhishimiye, ariko haracyari urugendo mu burezi kugira ngo dushobore guhangana ku isoko mpuzamahanga. Harimo byinshi byo kwigiraho, byinshi byo gukosora. Ntabwo twavuga ko aho tugeze njye nkunda gucokoza ibintu byo gusoma. Navuze Ubuyapani, ndavuga reka ndebe amateka y'Ubuyapani. Ubuyapani intambara ya kabiri y'isi yabushegeshe. Bwa bisasu bibiri babateye icya Hiroshima n'icya Nagasaki. Byashenye Ubuyapani kujya butangira kuri zero. Ariko nyuma y'intambara ya kabiri y'isi kugira ngo bushobore kwiyubaka, uyu munsi bafite inganda zikomeye cyane. Bashoye imari mu burezi. Mu gushora imari mu burezi tugiye kugabanya abanyeshuri biga mu biro, biga kuzakora mu biro. Ibi bya biro kazi kuzambara ishati y'umweru n'ikoto kazajya mu biro. Ahubwo tugiye kwigisha abatekinisiye, bafata urubyiruko rw'abanyeshuri babohereza kujya kwiga mu nganda z'ahandi. Kugira nkuko ubu ngubu hariho za TVET na za IPRC. Gende wiga imyaka 2-3. Niba bagiye kwiga gukora imodoka, ntabwo umuntu azagenda ngo yige imodoka yose. Umwe azagenda yige moteri, undi yige kuroviza moteri, undi yige amafizibure, baze bahure kuri ya modoka. Inganda ziratangira, zirazamuka, nuko bazamutse. Mu Buhinde nabo kugira ngo Abahinde uyu munsi tuvuge ngo kuki muba mujye kwivuza mu Buhinde, kugira ngo mujye kwiga mu Buhinde, ntabwo byikoze babanje gushora imari mu burezi. Ubwo gushora imari mu burezi byatumye bigarura isoko mpuzamahanga. Ni byiza Kerera bikomeje ati uyu munsi mu Rwanda naho intambwe turimo gutera icyerekezo gihari. Twagize igihe cyangwa buri wese ajye mu ishuri uko wabungana kose, ariko uyu munsi tugeze mu gihe cyo gutekereza ugiye mu ishuri kwiga kugira ngo ibyo wize ubikoze iki. N'ubushakashatsi abanyeshuri bakora muri kaminuza, njye ntabwo nakwemera gukora igitabo, ugiye gukora igitabo cyuzuyemo amagambo meza gusa, ahubwo utagiye gukora igitabo kizaguha akazi n'uwageza kwiga. Bagombye kwandika igitabo kiba ninsohoka ku ntebe y'ishuri ko ndangije kwiga imyaka 3-4 ngiye gukora iki mu bushakashatsi nakoze. Naho ko tubagombye kwerekera. Noneho wa munyeshuri usohotse agasohoka ajya mu kazi yishakiye, aho gusaba ko tegereje ko urukweto ruzahengama nirwo nuka nkagenda niba wanje ujya gushaka. N'ubwo uburezi uyu munsi nibyo hari ibyakozwe byarubatswe, ariko aho tugeze mu gukora uburezi butanga akazi ku babugiyemo. Turimo turekeza ikindi navuga ku burezi, ikindi kintu dukwiye kwibohora n'ibijyanye n'imirire. N'imirire Afurika n'imibereho nibyo, ariko dukwiye kwibohoza mu bijyanye n'imirire. Afurika turacyafite amashyamba, turacyafite ubutaka bukungahaye, ariko kumva abantu muri Afurika turwaza bwaki, tudashobora guhangana n'ibyorezo byaje, ngo dushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, ni ikibazo gikomeye cyane. Nabyo rero dukwiye kubishyiramo imbaraga nk'Abanyafurika, ntihakagire ikintu kidutungura. Biba bibabaje kuba igihugu runaka kigira, tuvuge niba haguye imvura nyinshi, ukumva ngo ibihugu mpuzamahanga za Croix-Rouge Internationale nizo ziza kuza gukemura icyo kibazo, nyamara atari uko twari tuyobewe ko tugira umuhindo, tugira itumba. Rero nk'Afurika, u Rwanda twebwe ari aho tubigejeje, n'icyo kibazo nacyo ni ikibazo kidukomereye, ikibazo cy'ubukene. Atari uko tubuze aho guhinga. Birebye biriya bihugu, njya numva abantu bakunda kubivuga ngo aya mazi ya Nili azamuka niyo agenda, ifumbire yose dukoresha Israel niyo ikoresha mu guhinga, ugasanga tugiye kugura imbuto kandi ubutaka buba bwavuye iwacu hano muri Afurika. Afurika rero dukwiye kwibohora mu mirire, tukibohora mu biryo abantu bashobora kurya
tukahangana n'ikibazo cy'inzara tukayishyiraho akadomo. imirire myiza niryo zingiro ry'ubwenge rituma abana bagira ubwenge mu ishuri. Utariye neza ntabwo bizamuka. Nuko muri ya minsi igihumbi burya tujya tuvuga ngo iminsi igihumbi abantu ntabwo bazi icyo bisobanuye. Iminsi igihumbi niryo zingiro ry'ubuzima bw'umwana wa munsi azaba yakuze. Kumwitaho akimusama uko umubyeyi azarya uko azabaho akaza akivuka akajya muri ya myaka 3 ngira ngo nibwo ngubwo ubuzima bw'umwana wawe ngubwo urugendo rurimo kumutegurira. Nubwo ko rero uko kumwitaho uko kwibohora tuba ko umwana wacu azavuga kandi agavuka neza akabaho neza tumwitezeho kuzaba umunyafurika ugomba kugeza Afurika ku ruhando abantu bazayifuza. Tugomba kumutangira kumugabura kumwitaho akimara gusama. Mirire mibire n'abakurambere rwose bitaga ku bintu bijyanye n'imirire kandi koko uyu munsi rero nyine nk'abanyafurika usanga ari ikibazo njya nkunda kubivuga ugasanga nk'abadamu bakiri bato agiye kutwita nk'inda ya mbere. Nibyo koko hari igihe ishobora kumugwa nabi ariko ukabona aragabanya imirire kandi umwana agomba kwitabwaho kuva igihe mama we yamusamye akamuha indyo yuzuye. Ariko hari n'ikindi tujya twibagirwa nuko bombi ababyeyi babiri bagomba kugiramo uruhare. Umwana burya agomba kuganirizwa kuva akiri mu nda ya nyina kandi na papa w'umwana akabigiramo uruhare noneho bagafatanya ya mirire. Buriya bwonko umwana aba yubaka kuva mama we akimusama kugera ku myaka 3 nibwo dukoresha n'ubu natwe turi abantu bakuru. Imirire rero muri Afurika ni ikintu dukwiye gushyiramo imbaraga tukigobotora ubukene kugira ngo aba bana dushaka urubyiruko twifuza ko ejo bazatekerereza igihugu bakakirebera kure kandi bakacyubaka. Nkunda kwibwira abantu ko buriya nubona ahantu utuye mu ngo umuntu abyuka nka nijoro mwubatse ikiraro tuvuge nko mu muganda mwubatse ikiraro mugashyiraho ibiti umuntu akitwikira ijoro akajya gukuraho igiti ngo ajye kugicana. Buriya ni ukugwingira akajya kucyaza kugikuramo uruko. Buriya ni igwingira twe tutareba cyane aba yaragize ikibazo muri iyo myaka ya minsi igihumbi Anteri yaravuze. Reka tugane ku musozo rero amasaha yafashe. Ndagira ngo Anteri atubwire nk'ubu urebe mu bakurambere baharaniye ko umuryango wa Pan African Movement ubaho. Usupoze ko mwaba muri kumwe twavuze ibintu bitagenda byinshi ariko hari n'ibihari byinshi twakwirata. Aramutse aje kubaza ati mbe Anteri niki undatira mu byo mwagezeho mubwire nk'ibintu nka 3 ku buryo uvuga uti ibi tuzemereho natwe. Reka ndabivuge mbishingiye iwacu. Bariya bakurambere hari n'agaciro badusigiye dukomeyeho. Indangagaciro ya mbere gukunda igihugu. Burya iyo ukunda igihugu cyawe ntukifurize ibibi. Ibyo tubikomeyeho kandi baratubaza tuzabisubiza. Gukunda igihugu. Hanyuma ikindi ndangagaciro dukwiye gukomeraho ndetse naho byagezweho abantu bakabikurikirana nabo kugira ngo babigereho ubumwe bwa bene gihugu. Hanyuma hagiraho ikindi twavuga umutekano kuko igihe cyose bahariraga umutekano n'ubusugire bw'ibihugu byabo. Wambwiye bitatu. Ngiye kukikubaza ariko nakikubaza mu bundi buryo. Uwo mukurambere aba yarafite intekerezo yifuza ariko araje avuze ati rwose Marie Claire kuki biramutageraho. Ni iki yakubaza kugahita umubwira uti mfite icyizere ko bizakunda nubwo bitaragerwaho. Yego. Icyizere ni uko koko uyu munsi tugifite abantu b'intwari bareba bakareba kure yandangagaciro y'ubutwari. Abantu turacyabafite abayobozi bareba kure se n'iki cyagerwaho ese bigenze kuri byakemura ikihe kibazo. Yandangagaciro y'ubutwari baturaze turacyayifite. Hanyuma ikindi nashingiraho ni indangagaciro yo kugira ubumuntu ndetse no gufashanya. Ese hariya ko habaye amakimbirane twakora iki nk'abanyafurika? Ari byo bya bindi nakomojeho abasirikare bacu abapolisi bacu bajya mu bindi bihugu kujya guhosha. Iyo ni ya ndangagaciro yo kugira ubumuntu gufashanya ndetse no gutabara. Ubwo bivuze wenda masogo n'amakeya ari intekerezo twakwiye kugira nk'abanyafurika. Twese
ntitukumve ko niba abayobozi bakuru b'ibihugu bahuye na za guverinoma bahuye ngo twumve ko ubumwe ari ubwabo. Tugombye kwishyira muri twebwe ko ubumwe barimo gushaka ari ubumwe bw'Abanyafurika atari ubwabo ku giti cyabo. Murakoze cyane. Ubwo rero reka tugarukire ha mu by'ukuri twaganire kandi ibyo kuvuga byari bigihari byinshi ntabwo umuntu amenya ukuntu isaha ishize, ariko ndabashimiye cyane ko twaganiriye neza kandi twagiriye umumaro badukurikiye. Mwakoze cyane. Natwe turabashimiye kuba mwari. Namwe rero mwabanye natwe muri iki kiganiro ndabashimiye cyane. Mukomeze mubane na gahunda za televiziyo Isango Star uko zirakomeza. Mukomeze mugire ibihe byiza, muharanire kubaho mutaganya ahubwo mushaka umurongo. Intore yishakira, intore ntiganya no mu nzira y'inzitane ishakira ibisubizo. Bivuze neza mu buryo bwumvikana. Mugire ibihe byiza. Jya wayoboye kino kiganiro nitwa Uwiringiyimana Patience.